Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 bimwe mu byaha bikomeye cyane byabayeho mu mateka y'isi ndetse cyane mu kinyejana cya 20 aho abantu barenga miliyoni bishwe mu gihe cy'imisi 100 gusa kuva muri Mata kugeza muri Nyakanga umwaka w'1994. Uhawe ikaze kuri Flight Official aho tugiye kurebera ese amateka y'u Rwanda rwacu ndetse Jenoside n'icyayiteye n'uburyo yaje kurangira. Uhawe ikaze. Ikaze Flight Official. Ndagushimiye cyane wakoze subscribe kuri Flight Official. Imana iguha umugisha ndetse ikomeze ibane nawe mu byo ukora byose. Muri iki gihe turimo twibuka abacu bajije Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni byiza ko buri muntu wese wavutse nyuma ya Jenoside amenya inandaro ya Jenoside ndetse akamenya amavu n'amavuko n'inkomoko yayo. Twese nk'Abanyarwanda dushyira hamwe mu kwibuka ndetse dukomeza no kwihangana. Tugiye kureba amavu n'amavuko ya Jenoside ndetse turebe n'ikintu cyaba cyarateye iyi ntambara. Nako ntabwo ari intambara ahubwo ni Jenoside nyine. Amavu n'amavuko ya Jenoside. Jenoside yakorewe Abatutsi ifite imizi mu mateka y'ivangura ry'ubwoko bushingiye ku nyito Abahutu, Abatutsi n'Abatwa zakoreshwaga cyane mu gihe cy'abakoloni bw'Abadage n'Ababiligi. Abakoloni bashyigikiye ivangura bagena amoko nk'aho ari ibice bifite ubushobozi butandukanye cyane bituma habaho amacakubiri akomeye cyane. Ibyo byagejeje gutoteza Abatutsi babirukana mu gihugu ndetse no kubica mu bihe bigiye bitandukanye mbere y'1994. Gutegura no gushyira mu bikorwa Jenoside mu mwaka w'1990 ubutegetsi bwari buriho bwatangiye gutegura Jenoside binyuze mu guhembera urwango, kwigisha abaturage ko Abatutsi ari abanzi b'igihugu no gushyiraho imitwe yitwaga interahamwe, amashyaka n'itangazamakuru birimo nka radio na televiziyo Libre de l'Amérique byagize uruhare rukomeye cyane mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside. Jenoside yatangiye ku mugaragaro ku itariki ya 6 Mata 1994 nyuma y'ihanurwa ry'indege y'uwari perezida icyo gihe Juvenal Habyarimana. Abatutsi batangiye kwishwa ku buryo bwihuse, hakoreshejwe imihoro, intwaro za gakondo n'izindi nyinshi. Abicanyi baturukaga mu ngabo za leta FARC, interahamwe n'abaturage basanzwe bashishikarijwe kwica bagenzi babo. Imitegurire ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Jenoside niyabaye impanuka cyangwa igikorwa cy'ako kanya, yateguwe mu buryo buhambaye n'ubuyobozi bwari buriho icyo gihe mbere y'1994. Dore bimwe mu bigize iyo myitwarire: ingengabitekerezo y'urwango, ivangura ry'amoko ryari rishingiye ku mateka mabi y'ubukoloni. Ubutegetsi bwakwirakwije ibitekerezo by'uko Abatutsi ari abanzi b'igihugu. Ishyirwaho ry'amashyaka akorana n'interahamwe zateguraga ubwo bwicanyi. Gutoza abaturage kwanga ndetse no kwica. Hatangijwe imyitozo ya gisirikare ku rubyiruko rw'interahamwe. Hari ibyumba by'ubuyobozi bw'ibitekerezo propaganda byakorerwaga ku maradiyo nka RTLM n'ibinyamakuru nka Kangura byigishaga kwanga Abatutsi. Hatanzwe intwaro n'imihoro n'amacumu ku baturage bose. Itegurwa ry'imyirondoro y'amoko. Indangamuntu zasobanuye ubwoko bwa buri muntu bituma kumenya Abatutsi byoroha mu gihe cyo kubica. Uruhare rw'amahanga muri Jenoside. Nubwo byari bimeze bityo, amahanga naho yararebaga rwose. Yarakomeje ararebera inzirakarengane z'Abatutsi ziri gupfa umunsi ku wundi. Byose byarakozwe n'abo bakoloni. Ubumwe bw'abibumbye ONU n'ibihugu bikomeye byananiwe guhagarika Jenoside. Ingabo z'umuryango w'abibumbye zari mu Rwanda icyo gihe zari ziyobowe na General Romeo Dallaire.
zahawe amabwiriza adahagije yo kudahagarika ubwo bwicanyi bwari buri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kunanirwa kw'amahanga. Jenoside mu gihugu irakomeza rwose, nubwo amahanga yari arimo arebera. Nta kintu yabashije gukora na kimwe. Umuryango w'abibumbye UN ni wahagurukiye igihe, waricara urituriza maze urashwekera. Ntekereza ko ibyo bari barimo nibyo barashyizemo, nibyo bari barabwiwe kandi bari kubishyira mu bikorwa. Ibihugu byinshi bifite ingufu byirengagije ubusabe bwo kohereza ingabo zabo zo guhagarika ubu bwicanyi bwari burimo bukorerwa Abanyarwanda. Minwari, ingabo za UN zaragabanyirijwe ubushobozi ndetse zibura no gutabara abatutsi bari barimo bicwa icyo gihe. Ubwo u Rwanda rwari mu kaga gakomeye cyane kubera icengezamatwara n'imyumvire mibi abakoloni bari barashyize mu Banyarwanda bo ubwabo, maze bagahera ruhande bamarana. Nyamara ntabwo byakomeje gutya, kuko twagiye tubona umucunguzi arahageze. Ihagarikwa rya Jenoside yahagaritswe n'ingabo za FPR Inkotanyi zari ziyobowe na Perezida Paul Kagame ubwo zafataga ubutegetsi mu kwezi kwa Nyakanga mu 1994. FPR yahagaritse ubwicanyi, inasubiza amahoro n'umutekano mu gihugu. FPR n'umuyobozi wayo nyakubahwa Perezida Paul Kagame n'Imana y'u Rwanda nibo batabaye u Rwanda barukuye mu mage. Aho bari turabashimiye cyane. Iyi Jenoside nta gushidikanya yateje ingaruka nyinshi zitandukanye, na n'ubu ngubu turacyari mu bisigisigi by'ingaruka byazo. Abatutsi barenga 1 miliyoni barishwe, imiryango myinshi yarashize, abagore benshi bafashwe ku ngufu, bamwe banduzwa n'indwara nka sida. Impunzi z'Abanyarwanda zari zarahunze zaragarutse, n'ubuzima bushya burongera buratangira, cyangwa se burongera burubakwa. Uruhare rwa FPR Inkotanyi. FPR yashoje urugamba rwo guhagarika Jenoside, ishyira imbere mu gukiza abaturage ndetse ibaha ukwishyura ukizana. Yafataga uduce twishi igenda irokora abatutsi bahigwaga. Mu kwezi kwa Nyakanga mu 1994, FPR yafashe Kigali, ubutegetsi bw'interahamwe burahirima, Jenoside irahagarara. FPR ikimara gufata Kigali, mu Rwanda hahise habonekamo amahoro. Buri munsi, buri mwaka, buri kwezi, kwibuka no kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. Buri mwaka tariki ya 7 Mata, u Rwanda n'isi yose muri rusange baribuka Jenoside yakorewe Abatutsi, n'igihe cyo kunamira abishwe no kwiyemeza ko itazongera kubaho ukundi, never again. U Rwanda rwashyizeho amategeko arwanya ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse rucira imanza abakekwagaho uruhare mu bwicanyi biciye muri gacaca, urukiko mpuzamahanga n'inkiko zisanzwe. Uko u Rwanda rwiyubatse ndetse rwubaka ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyamara koko igihugu iyo kimaze kugeramo umutekano, igihugu iyo kimaze kubona umucunguzi, igihugu cyacu, u Rwanda rwacu rwari rubonye umucunguzi, Perezida Paul Kagame, rwaje gutera imbere. N'ubu ngubu murabibona. Nyuma ya Jenoside igihugu cyari cyarasenyutse rwose, imiryango yari yarashize, ubukungu bwari bwarashenyutse, abantu bari bafite ibikomere by'ihungabana n'ubwoba, haba mu mutwe haba ku mubiri. Gusa u Rwanda rwafashe ingamba zitandukanye no kongera kubaka igihugu gifite amahoro ndetse n'ubumwe. Icyambere habayeho inkiko gacaca. Inkiko gacaca zashyizweho mu 2001 kugira ngo haboneke ubutabera bwihuse ku bantu benshi bari bakekwagaho ibyaha bya Jenoside. Zafashije gusana umubano hagati y'abiciwe ndetse n'abakoze ibyo byaha. Zatangiye no gutanga ubutabera busanzweho burimo gusaba imbabazi, kwemera icyaha no gutanga indishyi. Kwibuka no kwigisha amateka. Igikorwa ngarukamwaka cyo kwibuka Jenoside
kiba ku itariki 7 buri mwaka Mata, gihuza abanyarwanda n'isi yose mu guha icyubahiro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu mashuri no mu biganiro bitandukanye hatozwa urubyiruko kwirinda ivangura, urwango n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Komisiyo y'Ubwiyunge n'Ubumwe bw'Abanyarwanda yashyizwe mu 1999 ifite inshingano zo gushimangira ubumwe, kuvura ibikomere no guca amacakubiri, ubufatanye n'Abanyarwanda bose. Abanyarwanda barimo abari mu gihugu imbere ndetse n'impunzi baratashye. Leta yashyizeho gahunda nka Ndi Umunyarwanda ishingiye ku kuvuga ukuri, gusaba imbabazi no gusengera umugozi umwe. None u Rwanda ruratengamaye. Iterambere ry'ubukungu ndetse n'imibereho. U Rwanda rwubatswe ku mahame yo gukorera hamwe, kwihesha agaciro ndetse no kutihorera. Habaye impinduka mu nzego zose: uburezi, ubuzima, ubucuruzi, ikoranabuhanga n'imiyoborere. Hashimwe Nyakubahwa Perezida Paul Kagame wahaye u Rwanda amahoro, akarugarurira ubuzima ubwo abanzi b'igihugu, ubwo leta mbi yari iriho yari imaze kurushyira ahantu habi cyane. FPR Inkotanyi tuzahora tukwirahirira. FPR Inkotanyi ni wowe ukwiye u Rwanda. Kagame turagushyigikiye kandi tukuri inyuma. Ndagushimiye cyane wowe twatangiranye iyi video. Niba tuyisozanyije, Imana iguha umugisha ndetse ikomeze kubana nawe. Reka dukomeze twibuka kandi twiyubaka.